Buri joro tubona ibihumbi by'imuri bimurika mu kirere, zimwe zimurika cyane izindi zimurika gake, zimwe zikamurika aka kanya mu kanya zikongera zikazima mu kanya zikongera zikamurika. None waba wibaza ngo niba inyenyeri ari nini kandi zikaba zigizwe n'imyuka ihora icanye kandi zikora urumuri buri mwanya, kuki zidagomeza kumurika buri gihe haba nijoro ndetse no ku manywa? Ndetse igitangaje ni ukubera iki ndetse ni gute imibumbe nka Venus na Jupiter zimurika gakeya ugereranyije n'izo nyenyeri? Ntabwo bisobanuye yuko inyenyeri zihora zihindura urumuri rwazo buri segonda. Igisubizo ni oya. Nubwo ubona inyenyeri zimurika akanya zikongera zikazima buri segonda zigenda zihindura urumuri, ntabwo bisobanuye yuko ziri kugwa zihindura urumuri. Ahubwo inyenyeri nyinshi ndetse hafi ya zose zihora zimurika igihe icyo ari cyo cyose. Mbese muri make urumuri tubona naho ruhuriye n'inyenyeri tuba turimo turabona. Ahubwo impamvu nyine tubona urumuri ruhora ruhinduka ni ikintu kitwegereye cyane aho tuba. Iki kintu ni ikintu kitagaragara gusa gihora kituzengurutse buri segonda mu buzima bwacu. Iki tucyita atmosphere cyangwa se ikirere cy'umwuka mwiza. Uyu munsi rero tugiye kuba twamenya ngo ni gute umwuka utuzengurutse uba hejuru yacu ukora ibintu bidasanzwe tubona mu kirere bituma tubona inyenyeri zizima zikongera zikaka buri segonda. Njye ndi iFabrics, urakoze kureba video yacu, ndagira ngo umeze ukurikirane video bakirangiye kuko uramenya byinshi utari buzamenye kandi utari buzabwirwa n'abandi. Ni kugira ngo ubyumve neza, tekereza uramutse urimo urareba igiceri kiryamye muri pisine kandi iyo pisine irimo amazi, kiryamye hasi ndetse kitanyeganyega. Niba amazi kimeze uko yari ameze, n'igiceri urakomeza ukibona neza nk'uko cyari gisanzwe. Gusa ntihagira umuntu ufata nk'amazi akanyeganyeza, mbese muri make bigakora ishusho y'amawevu cyangwa se wenda nka kuriya tubona imira bigenda, igiceri kizatangira kugenda gihindura uko cyagaragaraga kandi cyagumije uko kiri. Uzabona rimwe kiri kugenda, ubundi ubone kinyeganyega, ubundi ubone kigonze, ubundi rimwe ubone kiranabuze. Kandi mu by'ukuri igiceri ntabwo kize kigenda nta n'ikintu kimwe cyahindutseho. Ahubwo amazi arimo aragenda yahinduye uburyo tubonamo igiceri cyacu, kuko yahinduye inzira twakoreshaga y'urumuri dufasha kuba twabona igiceri mu maso yacu. Rero ibi ngibi ni nabyo biba ku maso yacu buri joro muri atmosphere. Nubwo ubundi umwuka ugaragara nk'aho ari ikintu kinyuramo urumuri, gusa buri gihe siko biba bimeze. Ibi ni ukubera yuko umwuka ushyushye uzamuka, harimo umwuka ukonje ukamanuka. Kandi tukaba tubizi ko umuyaga ugenda uhuha mu bice bitandukanye ndetse n'ibyerekezo bitandukanye. Ndetse kandi buri bice by'umwuka bigiye bifite ibintu bitandukanye nk'ubushyuhe, density ndetse n'ubuhehere. Ubundi urumuri ruva ku nyenyeri rugenda ibirometero amabiliyoni cyangwa se amatiriyoni binyura mu isanzure. Kandi akenshi uru rumuri rukunda kugenda ruri straight cyangwa se rugororotse n'ahantu na hamwe rugondamye, kubera yuko akenshi isanzure nta kintu kimwe kiba kirimo. Gusa ku iherezo nyuma na nyuma, iyo urumuri rugeze mu birometero 100 wegereye isi, urumuri rwisanga mu gice cya atmosphere. Aha rero niho urugendo rutangira kugenda rugorana. Aha rero niho usanga rwa rumuri rutangiye kugenda rwigonda bitewe n'umuyaga ndetse n'umwuka ugiye urimo. Ibintu by'abahanga bita atmospheric refraction. Kandi kubera ko atmosphere iri kugenda ihinduka cyangwa se umwuka urimo ugenda uhinduka, ndetse n'uburyo urumuri rwagendaga rwigondamo rutangiye kugenda ruhinduka. Ahantu utangira kugenda ubona urumuri ruva ku nyenyeri rugenda ruva hamwe rujya ahandi, mbega make ukajya ubona inyenyeri isa nk'aho iri kugenda yimuka. Rimwe na rimwe tukabona urumuri rwinshi ruje mu maso yacu, ubundi tukabona rwabaye ruke. Rero uko tugenda tubona urumuri rugenda ruhinduka cyane, ibyo twita twinkling. Rero mu by'ukuri inyenyeri ntabwo zijya zizima, ahubwo atmosphere yacu cyangwa se ikirere cyacu ubwacyo gishobora kuba cyatuma urumuri tubona rusa nk'urwabuze. Gusa hano hari ikindi kibazo gitangaje umuntu akomeje kwibaza.
None niba atmosphere ashobora kuba yatuma inyenyeri zisa nk'izibuze nyine zikajya zirasa zongera zizima, ni ukubera iki noneho ukwezi ndetse n'indi mibumbe itwegereye nayo bitagenda gutyo? Ubundi mpamvu ni ukubera yuko imibumbe ndetse n'inyenyeri byohereza urumuri ku isi mu byerekezo ndetse no mu buryo butandukanye. Mbere na mbere banza umenye yuko inyenyeri aba nini cyane ugereranyije n'indi mibumbe dusanzwe tuzi mu isanzure, kandi inyenyeri ikaba ari kure cyane ku buryo iyo itugezeho tubona ari urumuri rutoya, mbega make tukabona akanyenyeri ari gatoya, kandi inyenyeri aba ari nini cyane birengeje n'urugero. Ndetse twavuga ko n'inyenyeri isanzwe itwegereye cyane nyuma y'izuba, kuko n'izuba ubwayo ni inyenyeri, indi nyenyeri ikurikira yitwa Proxima Centauri bisaba imyaka 4.2 kugira ngo yohereze urumuri mu maso yacu. Kuri iyo ntera rero ingana gutyo niho wisanga ubona inyenyeri itangiye kuba ntoya cyane, kuko nyine ufata nawe ikintu kikuri kure cyane utekereza ukuntu kiba cyanganye iyo uri kukirebera kure, kandi kikwegera ukabona ari kinini. Bimeze nko kuba umuntu ari kure cyane mu birometero byinshi, hanyuma akamurika urumuri kandi ari kure cyane muri ibyo birometero. Bitewe n'iyo ntera urimo urareberamo, uraza kubona iryo toroshi ririmo riramurika cyane, mbega make urabona ari nk'akadomo ariko kari kumurika. Noneho utekereza aho ngaho rero haramutse hari umwuka, kandi uwo mwuka urimo uragenda ugenda, aha ngaho ntuzabona ka kadomo karimo karagenda gasa nk'akabyina ahantu gaherereye. Ndetse kandi ibi ngibi nibyo biba ku nyenyeri neza neza. Ariko tuvuze nko ku mibumbe y'ibitwegereye cyane ugereranije n'inyenyeri, kuko imibumbe yo nta gihe kinini kiba kirimo ugereranije n'ahantu inyenyeri ziherereye. Nubwo nayo imurika gakeya cyangwa se tukayibona ari nk'aho ari mitoya, bitewe n'uko nayo ntabwo itwegereye bikabije, ariko ntabwo aba ariyo nk'ubudomo, iyo byibura bigaragara nk'ikintu cy'ikingano cyakwira mu kiganza. Ariko urumuri rukagenda ruturuka mu bice bitandukanye kuri iyi mibumbe, gusa rukagera ku isi igihe kimwe. Rero iyo urumuri rwazo rugeze hano mu kirere cy'isi cya atmosphere, imirasire yazo mbese y'izo muri imwe yigonda mu buryo bumwe, indi ikigonda mu buryo butandukanye. Gusa kugira ngo rumurike urumuri rugenda ruzima urundi rugenda rwijima nk'uko tubona inyenyeri ziba zimeze, ahubwo urumuri ruva kuri iyi mibumbe rwo ruhora ruhamye bisanzwe, nta kintu ruhungabanyijweho ngo rwigwe rubura rwongera rugaragara. Iyi niyo mpamvu imibumbe imwe n'imwe nka Venus, Jupiter, Mars na Saturn zihora zimurika urumuri ruhamye kandi rumeze neza, kimwe n'izindi nyenyeri zigiye zitwegereye. Gusa sinzi niba warabyitegereje, usanga inyenyeri ziherereye kuri horizon arizo zimurika cyane kandi zigenda zibura zikongera zikagaragara ugereranyije n'izindi. Ku bantu batumva horizon ni hariya hantu amaso yabasha kugera ukabona ari nk'aho ikirere gishatse gufatana n'umusozi, mbega make ukabona waramutse uhageze ushaka kuba wakora ku kirere, kandi mu by'ukuri bidashoboka. None wakwibaza ngo kuki urumuri rutangira kugaragara cyane ku inyenyeri, ndetse kandi inyenyeri zikajya zibura zinagaragara cyane ku muvuduko munini? Iyi mpamvu ni ukubera ko ahangaha urumuri rwo noneho ruragomba kunyura cyane muri atmosphere nyinshi cyane ugereranyije n'ahandi mbere yuko tugera mu maso, kuko niyo wegereye horizon bisaba ko urumuri runyura muri atmosphere nyinshi cyangwa se mwuka mwinshi ugereranyije n'ahandi. Ibi bisobanuye yuko inyura mu bice byinshi bitandukanye, yaba iby'umwuka ushyushye cyane, ukonje cyane, ndetse n'imiyaga myinshi kandi ihambaye. Aha ngaha usanga buri gice kiri kugenda gifata urumuri kikagenda kirugonda mu buryo butandukanye, ndetse kandi n'uko rubishaka. Kandi uko urumuri rugenda rumara igihe kinini muri atmosphere, niko utangira kubona urumuri rugenda ruhinduka buri segonda kandi ruhinduka cyane. Ubundi niyo mpamvu inyenyeri ziherereye kuri horizon ziba zigaragara cyane kandi zigenda zimurika zongera zibura, zimurika zongera zibura. Rimwe na rimwe birangira ubonye za nyenyeri ziherereye kuri horizon zatangiye kugenda zihindura n'amabara, rimwe zikamurika umutuku, ubundi ubururu, ubundi icyatsi, ubundi umuhondo. Ubundi inyenyeri ntabwo yigeze ihindura ibara,
nubwo atmosphere yo niyo iri kugenda ihindura uburyo urumuri rugenda rugaragara. Ukuntu ujya ubona nk'inyenyeri kugenda ihindura uburyo igaragaramo, igenda izima yongera yaka, ihindura ibara cyangwa se hari ikindi kintu runaka ikora, ubwo urajya umenya yuko ikirere cyacu hari ibindi bintu kirimo kirakora kandi giteza akavuyo. Nibwo wajya ubona ikirere gituje nta n'ikibazo gifite. Gusa kwibaza ngo noneho nimba ikirere cy'isi gishobora kuba cyatuma tubona inyenyeri zizima zikongera zikaka, mbega muri make ni ukubera iki? Cyangwa se byagenda gute uramutse ugiye nko mu kirere wenda nko mu isanzure cyangwa se uri nko ku kwezi, ese wajya ubona urumuri noneho ruteye gute? Ngaho noneho tekereza uramutse wasize isi, mbese muri make wagendeye mu cyogajuru urenze cya kirere dusanzwe tubona cya atmosphere, nyine na cya kirere cy'ubururu wabonaga ku isi, kuko murabizi yuko iyo urenze isi utangira kubona ikirere cy'ubururu kitakiri kugaragara, mbese muri make ntacyo wongera kubona. Nimba utazi impamvu, ndagira ngo ujye kuri video zacu, iyo mpamvu irahari, kuko iyo video twarayikoze. Hanyuma rero nuza kwisanga mu isanzure, urasanga isanzure yijimye cyane ndetse nta kindi kintu urimo urabona. Ese uraza kureba mu idirishya ubona inyenyeri, kandi inyenyeri uko urazibona ziraba zitandukanye ndetse n'uburyo uriyumvamo biraba bitandukanye. Mu by'ukuri inyenyeri ziracyari kumurika, gusa ntabwo zirimo ziragenda zizima zongera zigaragara, ziraba zikigaragara ku buryo nta kintu na kimwe kiri gutuma zibura cyangwa se ngo zihindure icyerekezo. Ziragomeza zinarase cyane kandi zihore zirasa ku muvuduko ungana zitahinduka, kandi biragaragara nk'aho nta joro rigeze ribaho nyine, kuko hari ahantu nta joro ribaho. Ubwo bivuze ngo urajya uhora ubona inyenyeri igihe icyo ari cyo cyose. None wakwibaza ngo ni ukubera iki? Impamvu ni uko twavuga nk'aho ko mu isanzure nta kirere kibamo nyine kino ngicyo navuga cya atmosphere gifite uyu mwuka duhumeka. Bivuze ngo rero nta bya bice twavugaga bishyushye cyangwa se bikonje bishobora kuba byatuma urumuri rwacu rutangira kwigonda. Kubera ko rero uwo mwuka ntawo uba uhari, bituma urumuri ruza neza ku ntera imeze kimwe ndetse kandi ruri straight rukatugera mu maso nta kintu na kimwe kiruhungabanyije. Iyi niyo mpamvu telescope ziri mu kirere zishobora kuba zafata urumuri rw'inyenyeri nta kintu na kimwe kibayemo kiruhungabanyije. Ese kandi bakaba bafata amafoto atyaye kandi asa neza. Nk'urugero, uramutse ufashe telescope iyo ari yo yose, yaba ihambaye cyangwa se idahambaye, uri hano ku isi, birakugora cyane kugira ngo bafata nk'amafoto yo mu isanzure ngo aze agaragara neza. Ndetse n'abantu bafite ubuhanga mu by'isanzure cyangwa se abastronomers birabacanga cyane, kuko nyine ntabwo babona amafoto y'ibintu bashaka neza. Ukabona baba bafite amatelescope cyangwa se zino mashini zibafasha kureba mu isanzure, niyo zaba bazifite zihambaye ntacyo bibafasha kugira ngo babona ibintu bimeze neza. Kugira ngo rero bakemure kino kibazo, abahanga bavumbuye ikoranabuhanga rihambaye cyane ryitwa adaptive optics. Ukuntu ngiye kubwira ni ko igiye ikora ubundi. Telescope ukuntu ikora, igenda ipima uburyo ikirere kirimo kiragenda kigonda rwa rumuri rumwe ruragenda ruza ruvuye ku nyenyeri, igendeye ku muvuduko birimo biraberamo cyangwa se icyo birimo biraberamo mu isegonda, hanyuma igahindura uburyo bimezemo. Ndetse kandi iyo telescope ikaba yafata izo mpinduka ikazikuramo, bikaba byayifasha kuba yabona nk'inyenyeri isa neza nta kibazo. Kubera ubwo bushakashatsi bishobora kuba byagufasha kuba wabona nk'ikintu kiri mu isanzure kandi urimo urakibona neza ku mashusho meza, bitagusabye ko ujya gufatira amashusho mu isanzure, ahubwo wigumiye hano ku isi. Gusa nubwo twavuze ibintu bya twinkling cyangwa se kubona urumuri rugenda ruza rwongera rubora kw'inyenyeri, ibintu nta kibazo biteje, ahubwo rimwe na rimwe bitanga amakuru y'agaciro kandi ahambaye. Ko urumuri rw'inyenyeri rugenda runyura mu kirere hanyuma rugahindura uburyo rwitwaragamo, bifasha abashakashatsi kugenda bamenya uburyo umwuka witwaramo, uburyo imiyaga igendamo ndetse n'ubushyuhe uko bugenda buhinduka ku isi, ndetse no kumenya ahantu heza ho kuba wakora ubushakashatsi mu bijyanye n'isanzure. Ubwo bivuze ngo kuba inyenyeri zigenda zihindura uko tuzibona bishobora kuba byafasha abashakashatsi kumenya neza atmosphere yacu mu buryo bwiza. Ubwo rero mu gihe urimo hanze wenda nijoro,
ugenda urebe nko mu kirere, hanyuma buri kintu cyose ugiye ubona gitandukanye mu kirere wibuke bya bintu twize. Wibuke yuko urumuri urimo urabona rushobora kuba rwaratangiye urugendo rwarwo imyaka myinshi ndetse amajana cyangwa se ibihumbi bishize, ndetse urwo rumuri rukaba rwaraje runyura mu isanzure nta kintu na kimwe ruhindutseho, ahubwo rukaza kubyina ari uko rwageze muri cya kirere kiri hano ku isi kiba kidatuje cya atmosphere, kandi kiriya akaba aricyo kiduha umwuka. Inyenyeri ubwazo ntabwo ziri kubyina cyangwa se ngo zizime rimwe na rimwe, zo ziri kumurika mu buryo busanzwe kandi zituje, ahubwo icya kirere kidufasha guhumeka nicyo kirimo kirahindura urumuri tubona bitewe n'uko kidatuje ndetse n'imyuka igiye irimo yaba ishyushye ndetse n'ikonje. Ndetse kandi ibi ngibi bikaba byarafashije abashakashatsi, abantu b'abasizi ndetse n'abahanga mu kuba bakora bino bintu tubona, ndetse no kuba twamenya neza ibijyanye n'isanzure cyane cyane ikirere cyacu uyu munsi. Rero ntagira umuntu ukubaza ngo ni ukubera iki inyenyeri zirimo ziragenda zibyina, wowe ntuzamubwire yuko zirimo zirabyina, ahubwo uzamubwire yuko ari ikirere cyacu cya atmosphere kirimo kiragenda gikora ibyo ngibyo turimo turabona. Njye nari iFabrics, wakoze kureba video yacu, turi icyo tubwira muri comment.